nongeye gusubizaho kurikira YouTube channel yanjye yitwa Yakoresha TV. Nkwibutsa niba utakanda subscribe isabwa no kubikanda ukandika comment igitekerezo cyawe gihabwa agaciro. Nuko mwagiye mubinsaba tugiye gukomeza mu isi y'ikoranabuhanga. Hari ukuntu ushobora gukoresha call Divert ukaba wayikoresha mu bindi bintu. Menya uko wasoma SMS zo mu yindi phone wifashishije call Divert ndetse n'izindi services ziboneka muri call settings za telefone ngendanwa zacu. Ese mwari mubizi call Divert ni byose? Ushobora kumviriza cyangwa ugasubiza SMS z'undi muntu muri phone yawe iyo utamwizeye nk'uko mwagumye kubimbaza niba bibaho. Ibi nabyo birashoboka, hari n'igihe haba hari umuntu kumviriza bityo ukaba wamenya uko wamwirinda kuko si umuco mwiza habe na gato. Bahaye ikaze mu isi y'ikoranabuhanga, ndavuga YouTube channel yanjye yitwa Yakoresha TV. Nkwibutsa subscribe niba utarayikanda ndetse ukaba wanasharinga video zacu ubaye wazikunze. Muri kumwe na Divert ikaze. Uko wabigenza kugira ngo umenye imikorere ya setting muri phone yawe udasobanukiwe neza. Fata phone y'uwo muntu ujye muri call setting, ndavuga uwo muntu ushaka ko muzamukorana kuri ubwo butamo imwe muri sim card uwo muntu akoresha. Nurangiza ujye ahanditse call Divert, numara gukanda kuri call Divert barakwereka ibintu birenga bitanu, harimo Divert all voice call, Divert if unreachable, Divert if no answer, Divert if busy, Divert all data call. Byose biba muri telefoni zacu kugera no kuri telefoni yayo yose ya gatouche. Izo zose tugiye kugenda tureba uko zikora imwe ku yindi, ntucikwe. Nkuko twabigarutseho haruguru, iya mbere ni Divert all voice call. Aha nuhakanda urashyiramo nimero yawe, hanyuma uzajya wumva ibyo yavugana na buri muntu wese umuhamagaye kuri telefone ye. Nukuvuga ngo iriya Divert all voice call iguha amakuru yose y'ibibera kuri telefone ye nta mpungenge ufite kandi wibereye aho uri. Twabigarutseho ya kabiri ni Divert if unreachable. Aho nuhakanda nabwo urashyiramo nimero yawe, ariko ho uzaba ushobora gufata telefone imuhamagaye mu gihe iye itari, kuvuga ngo ibaye yabuze umuriro cyangwa se yahuye n'ikindi kibazo itari ku murongo, icyo gihe uzamwitabira. Nicyo Divert if unreachable ikora. Twagarutseho ni Divert if no answer. Aho nuhakanda uzaba ushobora gufata umuhamagaye mu gihe atinze kumufata, bityo mukaba mwavugana. Iyi nayo yenda gukora kimwe n'iyo hejuru, ariko iyo ni igihe telefone yawe iriho ariko igihe cyo kuyitaba akaba atari kuboneka neza ngo ahita yitaba bakimuhamagara. Icyo gihe weho uzahita witaba telefone ye. Kandi twagarutseho ni Divert if busy. Aho ushobora kubona uwo yakubye ndetse ukamufata ku yawe mukaba mwavugana nta kibazo. Ya gatanu ni Divert all data call. Aho ushobora kumva ibyo yavuganye n'abandi na SMS yandikirana n'abandi bantu ukazisoma nta kibazo kandi neza. Kuri zino settings zose twavuze zigenda zigaragaza uburyo ushobora kwibasirwa undi muntu, bityo ukaba wajya ukoresha telefone ye igihe ahari cyangwa se adahari. By'umwihariko nk'iya gatanu ivuga ko ushobora kumenya abamwandikiye SMS ukaba nawe ubwawe wazisubiza akayagira ngo ni bwayo. Nguko rero niba ibi bintu utarubizi, ni byiza kugeza iki gihe kugira ngo ube wabikosora kugira ngo utazajya utwarwa amabanga n'undi muntu utazi. Ubu hari abatangiye kuvuga ngo
rero ibi ngibi biba muri telefone za smartphone kandi buri telefone iyo ariyo yose ngendanwa ihamagarwa ikanahamagara yose bibamo. Rero nta kundi wabyirinda utazi ibi bintu kugira ngo ujye ucunga neza urebe niba nta muntu ujya kwiba amabanga. Ndabashimiye kubana nanjye mw'isi y'ikoranabuhanga hamwe na DJ Bayingana. Nkwibutsa niba utakana subscribe ku Isi Yacu TV usabwa no kuyikanda kwakana no kunzogera, ndetse n'igihe waba wakunze video zacu ukaba washaringa ku nshuti zawe. Aha rero nzaza mbaganira kuri apps 6 nziza wakoresha zakubwira uwaguhamagaye ndetse nomero ihishe zo twita private. Izi zose tuzagenda tuzivugaho imwe ku yindi tureba uburyo zigenda zikora ndetse n'uburyo zifashishwa mu bintu byinshi bitandukanye. Abantu benshi baba bazi cyangwa se bakabona application ziri kuri Play Store cyangwa se aho tuzimanurira icyo twita download, ariko nyamara benshi bakaba batazi ngo zikora iki. Rimwe na rimwe ugasanga tuzinyuzeho nta kintu bitayeho kandi zinagiriye akamaro. Rero nzagaruka mbabwira uko izo application zose zakoreshwa. Nk'uko abahanga bagiye babigaragaza ni ingirakamaro, ariko by'umwihariko kuri YouTube channel yacu twibanda ku bijyanye n'ikoranabuhanga, ariko by'umwihariko ngenda nta handi rero wasanga ibyiza uretse hano kuri channel yacu yitwa Isi Yacu TV. Hari nk'iyi hambere imwe tuzadusanga ko iboneka muri telefone ya iPhone na Android. Kabiri twasanga bwo iyo ikoreshwa n'abantu benshi cyane, ariko keshi ikabikunda gukoreshwa muri BlackBerry ndetse na Windows cyangwa se muri PC cyangwa se personal computer cyangwa se computer. Ngaho nguko rero isi y'ikoranabuhanga nzaza rero mbabwira buri kimwe ku kindi ko bigenda bikora, ndetse niwumva ufite igitekerezo cy'ibyo nakuganiraho uzajya umutubwira hanyuma tuze tubikuzaniye. Iyi channel izajya ivuga ahanini ku bijyanye n'ikoranabuhanga. Mwari kumwe na DJ Bayingana. Mwakoze kubana nanjye, tuzasubira kuri ibi mbabwiye byo hejuru. Bye bye.